ufashe ibikomere ufite n'ibiki na stress n'ibiki ujya kuzitura undi muntu man. What the fuck? Twe twifitemo ubugoryi ku giti cyacu. Nimba utandukanye n'umuntu, nimba uhanye divorce n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, banza wicara utuze. Nimba udashaka kuvugisha umuntu mu boroko namusiba umubwira ati wapi, gahunda yo kuvugana nawe wapi, ibintu byo kwiyerurutsa uvuga ngo ntari bireka dupfe uciringa nawe iki kandi utamukunda man. Ubwo ntago ari urukundo. Yes, reka nongere ngo ikazo wo komeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Wakoze subscribe ndagushimiye, nawe turayikora ndagushimiye ko ugiye kuyikora kano kanya. Nkuko bisanzwe rero ni funny, wowe ninde byandika muri commentaire. Kuri uyu munsi rero wa none navuze ubu ngubu none nta ruhande, ubu ngubu ndacyababwiza ukuri. Gahunda ukuntu zubatse. Umurasetsa arakantu kamwe nashaka kubabwira abashumba. Urareba ari ukuntu abakobwa cyangwa se abahungu bavuga ngo ndi kumwe n'umuntu mu rukundo, then ariko bifite undi ku ruhande ku buryo umwe biramutse byanze undi byakwemera. Hello? Yo bebe, ni byiza, ni meza. I'm so sorry ninitabiyemo abantu ariko ndacyahari. Ikintu ngiye kuvuga rero nyine ari ukuntu mu mujya mugira akageso ko kuvuga ngo nkundana n'umuntu runaka, ariko uko biri nawe ubwawe ntibifite icyizere, uko biri ngo biramutse byanze ngo nahita nkundana n'uyu nguyu. What the fuck? Ese kuki mutinya kuba muri mwenyine mu buzima? Kuki mutinya kwiyubaka ubwanyu mukumva ko mwahora ubuzima bwanyu mwabuboza mu maboko y'abandi bantu? Mani, nimba ukundanye n'umuntu bikanga, nimba ukundanye n'umuntu nyine byenjoyinge igihe muri kumwe, ni ugira umwaku cyangwa se ibibazo uko twabyita mugatandukanye, wicare witekerezeho, wisuganye muri wowe uvuge se ni iyihe mpamvu itumye dutandukana? Ese ni njyewe ubiteye? Wirebe nyine nawe ubwawe wirebe neza, wikontorora uvuga ati uko biri impamvu itumye ntandukana n'uyu muntu ni niyi, ngomba kwikosora mu ubu buryo. Ukicara ukitaho, ugakora siporo, ugasoma ibitabo, ugakora akazi, ukiteza imbere ku buryo n'undi muntu muzongera gukundana azaza asanga ubuzima bwawe bumeze neza. Apana mani kuba watandukana n'umuntu ugahita ujya muri uyu nguyu byonyine, ubwo sinaga ari urukundo. Wakundanaga n'umuntu ufashe ibikomere ufite n'ibiki na stress n'ibiki ujya kuzitura undi muntu man. What the fuck? Mugiye mutekereza kabiri bro. Nimba ukundanye n'umuntu be fearing, utavuga ngo hari ibindi bintu nahita ngo ndabutse ngo ntandukanye nawe ngo byahita bigenda gutya ngo nahita njya. Kuki mutinya kuba muri mwenyine? Nta muntu uzaguha ibyishimo utabanje kubyiha. Nimba mutandukanye biragora kubyakira, ariko iyakire, ubanze uhame hamwe, utekereze ku cyo ugiye gukora. Kandi ikindi mujya mu rukundo muvuga ngo uyu muntu abaye adahari naba ameze neza, kandi kuba hari nibyo geno ryawe, n'igihe yagiye nabwo nyine byakire. Nta mpamvu yo gupanika, nta mpamvu yo kujya kwirwa stress abantu, nta mpamvu yo ushaka undi muntu ngo mukundana ngo ugize ubwabo bwo kuri wowe wenyine. Ubwo ni ubugoryi. Twe twifitemo ubugoryi ku giti cyacu. Nimba utandukanye n'umuntu, nimba uhanye divorce n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, banza wicara utuze, ubanza utekereze ku mpamvu, ku makosa yabayeho yatumye mutandukana, and then wiyiteho, ukora akazi kawe, ugakora ugakunze, wishime muri iyo minsi. Erega ninde bababwiye ko abantu bishima ari uko bari mu rukundo gusa? Nawe ubwawe banza wikunde. Numara kwikunda, then n'uzagukunda azagukunda bimenye ko nyine nawe wabanje kwikunda. Ibyishimo banza ubyihe, undi azaza guhereza inyongera.
inyongera mani. Kuko nta muntu waguha ibyishimo utabanje kubyiha, nta muntu waguha agaciro bro utakihaye. Ninde uzaza kubwira ngo araguha agaciro cyangwa kuba utabanje kwiyubaha? Ninde wakubwiye ngo umuntu ngo azashima uko wambaye utabanje kwambara neza? Banza wiyambike n'ibindi bizaza nyuma. Baravuga ngo nyereka icyo ufite mbona icyo mperaho, nanjye ngufashe. Nyereka miliyoni mbani ngufashe kubaka inzu, nyereka ikibanza nkubakira inzu, nyereka amapine y'imodoka ngushakira imodoka. Mani nuko bikorwa. Nta kuntu umuntu yakubwira ngo ushaka ngo business ngo ya miliyoni 10 ufite zingahe mbona aho mpera. Basigira na 2 cyangwa 3. Avuga ati uko biri umwana yari yagerageje. Kuki tutabanza kwiyitaho mani? Tukaba twumva ko abandi bantu twajya duhora duteze amaboko ngo batwiteho naho kwiyitaho byakunaniye. Ese ninde wakubyaye? Na nyoko wakubyaye ko nawe abukubyara akagushyira hariya akakurera ugakura ukamyimenyera nawe utagomeza kwirwa kwiruka inyuma. Umwana w'imyaka ingahe se ku buryanye yakomeza kwiruka inyuma nkaho nta bwenge ufite bwo nawe kwirera? Ntabwo tuzaguma mu maboko y'ababyeyi mani, nta nubwo tuzaguma mu maboko y'abakunzi. Hari igihe kizagera ukaba uri wenyine uwapeke. Kandi bivuga ngo barakwanga, nyine yikunde. Niwikunda nawe bazagukunda, niwiyitaho nawe bazakwitaho. Ariko ibyishimo bya mbere wabyihaye. Tiyo dutekereza kabiri. Ikindi cya kabiri rero shumi mbabwira, ari abantu nyine badatekereza kabiri. Reka mvuge abantu bakunda abantu bababeshya. Injiji, abantu b'injiji bakunda abantu bababeshya. Binjiji b'ibigoryi bakunda umuntu babeshya mani. Ubu niza nka kubeshya ndagukunda cyangwa ukamatiriza ndagukunda bizagushimisha. Hako mani nkubwiza ukuri singukunda uzababara mani. Why? Kuki mwutinya ukuri? Nakunze ukuri mani ukareka gutinya ukuri. Ninkubeshya ngo ndi mu rugo atariho ndi uzishima. Ariko ninkubwiza ukuri ngo ndi mu kabari cyangwa ndana hasi ndi mu rugo uzababara. Kubera iki? Nakubwije ukuri urababara mani. Hako ninkubeshya urishima. Bimari iki se bro? Bimari iki? Buri umuntu uzi ubwenge, umuntu w'umunyabwenge uzi icyo ashaka, ukora ibyazi umugani wawe undi ngo ntiyahetse, ukora icyazi mani umubwiza ukuri akababazwa n'uko kuri. Nako umuntu w'umunyabwenge ntabwo ababazwa n'ukuri, bikora mushimisha mani. Biramushimisha kuba umubwije ukuri atari kugumeza kujya mu rujijo. Urugero nshobora kubwiza ukuri ati rero waruzira ikindi gahunda nagiyemo zapfuye. Akubwiza ukuri ubwo tuvuga ati okay nimba zapfuye reka mbigenze gutya. Dushaka ikindi gisubizo cy'ibibazo byari bihari. Ariko ninkubeshye se ngo zakunda ukagumeza kwicarana icyo cyizere ngo zakunze kandi atari ko kuri. Nyuma numenye yuko nakubeshye bizakubabaza. Kandi waranze kwakira ukuri na mbere mani. Tujye tuvugisha ukuri mani. Nshaka uniyemera umuntu avuga ngo wiyemeye mani. Mujye muvugisha ukuri. Injiji ibigoryi imimara byose nibyo bigenda bikumva yuko gahunda ari ukubibeshya ariko kazi tu. Nzakubwiza ukuri ninkurakara mbikubwire, ninkukunda mbikubwire, nimba wanze umuntu bimubwire, nimba umukunze bimubwire. Ibintu by'uburyarya bikurenza aho guseka ukarenzaho mani. No, nimba udashaka kuvugisha umuntu mu boroko namusiba umubwira ati wapi, gahunda yo kuvugana nawe wapi. Ibintu byo kwiyerurutsa uvuga ngo ntari bireka dupfe uciringa nawe iki kandi utamukunda mani. Ubwo ntago ari urukundo. Umuntu nta kintu wamufasha, umuntu aragukenera ariko wowe ukumva ko wamukenera. Mubwiza ukuri mani. Mubwira ati weho niki nkuziho, niki ni ubuhe bufasha wampa ku buryo nawe nagufasha. For example, yega nimukumva ko bajya babahereza mwebwe nimukumve ko mwaguma ukaguriza umuntu utanomubwira ati mpereza 2,000 ngo abiguhe. Ariko wakumva beyo wamfashije. Umuntu abizi neza ko afite amafaranga
akora mubwiye be wampaye bitatu cyangwa nshuti yanjye wampaye bitatu arabikwimye ariko ejo waranakubwiye ugiye kuguza yewe kugira ngo umukemurire ikibazo afite ubwo bwenge mani mubwiza ukuri bwiza ibicu ukuri izo mayibobo muzibwiza ukuri ni hahandi zizabamenyera ngo runaka ngo ndabizi ngo nta namwaka ngakinye kandi wowe ntacyo ujya umuhereza umumara iki mu buzima runaka iwabo ndahazi ariko iwanjye ntahazi what the fuck umva shumi zanjye umuntu uzanga kukwereka iwabo nawe ntuzigere uhamwereka umuntu uzanga kugutiza amayinite ntuzamutize na gato telefone yawe utuma gukoraho ayikoraho ubizi neza ko ayafite umuntu uzanga ko mugendana ntuzigere unicarana nawe cyangwa uvugane nawe agukunda ari uko ukize gusa ukennye arakwanze ari kumara iki mu buzima bwanyu sinzi impamvu mani nkunda kubivugaho bino bintu umuntu ntashaka mugendane yakuhamagara ari uko agiye gufata pusi gusa bikarangira urangiza ejo ngo wamwubashye umwubahate ko nawe atakuba agukunda mu buriri gusa agukunda mwiherereye ariko ntimwagendana mu muhanda ntiyakwereka inshuti ntiyagira ati yambaye imbobo se uba yimaze iki ntiyaguherekeza wabuje kumusura gahunda n'umukozi muherekeze sha murambabaza gusa ntawe mbwiye ndakeka ibyo mba navuze mwabyumvishe na mpamvu kugira muzaye mungora gusa icyiza baravuga ngo impfubyi yumvira mu rusaku habwirwa benshi hakumva beneyo umuntu uzi ubwenge wumvishe neza azi icyo gukora wa mukobwa we nimba umuhungu ataguha umwanya mureke wa muhungu we nimba umukobwa guca amazi rekana mayiboba hari abandi bantu benshi mwana bagutegereje barahari ariko nawe vuga ese ni kwera iki umuntu atari kumwe umwanya ese nitwaye nte ese biri kugenda gute kubera iki umuntu atangiye kuguca amazi nk'aba abantu bajya bifata bakabaza umuntu ngo wariye yakubwira ntiyariye bitewe n'ukuntu yisonzeye ngo ihangane ubu bimubarije iki jya ubaza ikintu umuntu umwana uzi neza yuko wakikemura uramutse habayeho ko nta kintu yabonye ufite amafaranga yo kwizukira inzu nayo ubimbarije iki jya ubibaza umuntu ariko uzi neza yuko wamufasha mani igihe agusubije igisubizo kitari cyo warateganyije urambaza ngo nariye inzara inyishe ninkubwira ngo nawe ngo ihangane ese biramarize n'ubu nihanganye ushaka kunyihanganisha kangahe se mujye mubaza ibintu mani bifatika mujye mubaza ibintu bifatika ibintu by'umusu twamubwe n'amateshwa nkayo nawe tuba tuyikeneye umbaza ngo nariye yego wariye sinariye fata 2 cyangwa igihombo ujye kurya rero igihe utabyiteguye gutyo nukazabibaza umuntu ubusa kuko nkuko babyita kubaza ubusa nukubaza ubusa ukazayimbaza ngo nariye nakubwiye ngo nta utafite ikibazo igisubizo cy'ikibazo naguhereza okay Zayamba bwiza ukuri nimushaka muzi yawe igihe utafite igisubizo cy'ikibazo uri buze guhura nacyo ukazaje ujya mwibye bintu amana ntago ari fresh mwakira ubumenyi